ese wowe uracyizera ko ubuzima bwawe bushobora guhinduka cyangwa se wacitse intege? none se ushaka impinduka koko? urubyiruko rwinshi rurarambiwe kandi rwacitse intege, rwibwira ko ntacyo rushobora kuzageraho. amahirwe nyamuneka aracyahari, ariko nta initiative, nta action. buri munsi bagenda bakendera bajya inyuma, basubira inyuma, bakururwa n'ibyo abandi bagaragaza ku social medias, aho gukora ibyabo ngo basi wenda aba ari nabyo nabo bareba, basi aba ari nabyo bagaragaza. urugero, umuntu afite icyerekezo cyo kwiga ikintu gishya, ariko aragenda areba videwo z'abantu bari ku mavocation cyangwa se bari kuri online bari kwishimisha. ikintu cy'ingenzi igihe utegereje impinduka ariko ntutangire ubu ngubu, amahirwe yawe aragenda acika, amahirwe yawe aragenda yangirika, amahirwe yawe aragenda aguca mu myanya y'intoki. rero gutangira ubu nibyo bituma ubona icyerekezo cy'ubuzima bwawe. ntutegereze ejo, fata icyemezo cyo guhindura ubuzima bwawe. yaba ari ukwiga, yaba ari ugukora, yaba ari ugufata intambwe ntoya ya buri munsi. ibi ngibi nibyo bizakurutira ibintu byose wateganyaga. iyo rero utangiye ubu, urushaho kubona ubushobozi bwawe no kwizera ejo hawe hazaza. none wibaze, ese ndi kwirara cyangwa ndimo kwiyubaka? tangira ubu, wige, ukore, ntutegereze ejo. ubuzima bwawe burahari, ariko igihe cyawe kirimo kiragenda kiguce mu myanya y'intoki kubera yuko nta cyizere ufite mu buzima bwawe. rero tangira ugire icyizere, wumve yuko ibyo uri gukora byose bishoboka kandi bizakubyarira inyungu, kandi bizakugirira umusaruro mu minsi iri imbere.